intambara yo mu mwuka irarimbanije mu buzima bwawe, wabimenya utabimenya, wabyemera utabyemera, wabishaka utabishaka, intambara yo mu mwuka irarimbanije mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo yatangiye igihe Satani yamanutse ku isi. Igihe Satani yamanutse ku isi niho handitse ngo dore ngo ijuru ryishime, ngo ariko isi ngo igushije ishyano, ngo kuko Satani amanutse afite umujinya mwinshi, ngo kuko azi ko igihe cye ari gitoya. Kuva Satani yamanuka mu isi yahise atangiza urugamba rwo kurwanya umwana w'umuntu. Yesu ashimwe bene data. Uyu ni mwarimu Valens wongeye kugaruka muri za nyigisho zigambiriye guhindura ubuzima bwawe. Iyi nyigisho tugiye kwiga rero ni inyigisho iza kuvuga ku ntambara yo mu mwuka. Tugiye kuganira gatoya ku ntambara yo mu mwuka. Ndagira ngo uze kunkurikira kuko ibi nabyo bizagufasha mu buzima uri gucamo. Tugiye kuganira ku cyo bita intambara yo mu mwuka. Ngira ngo ntabwo ari ubwa mbere wumvise iryo jambo. Ushobora kuba wararisomye ahantu cyangwa se ukumva abantu barivuga, cyangwa nawe wari urizi niba usanzwe uri umuntu usenga. Intambara yo mu mwuka icyo kintu waracyumvise. Nicyo rero tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku ntambara yo mu mwuka, ariko mbere yuko tuvuga ku ntambara yo mu mwuka ndashaka kugira ngo gato cyane manze turebe no mu buzima busanzwe niba nta ntambara zihaba. Kuko mbere yuko tujya mu mwuka reka turebe ese mu buzima busanzwe intambara zirahaba. Uko tubizi, uko mbizi ngewe nawe ngira ngo urabizi, mu buzima busanzwe habaho intambara. Ujya wumva intambara ziri mu bihugu bitandukanye, ndetse n'iki gihugu cyacu intambara yakigezemo. Niyo mpamvu n'abanyarwanda iby'intambara turabizi kuko no mu Rwanda intambara yarahageze. Ariko uyu munsi turi mu mahoro nta kibazo, ariko byigeze kubaho. Rero intambara igibaho, kandi iyi ntambara ibayeho ni ukuvuga ngo uwatewe abakeneye intsinzi, abakeneye gutsinda. Ariko ibyo bintu aba yifuza ntabwo ari ibintu yapfa kugeraho gutyo gusa. Donc hari ukuntu agomba kwitwara, hari ibyo agomba kubahiriza, hari amabwiriza y'ukuntu abasirikare baba bagomba kwitwara mu ntambara. Ni ukuvuga ngo niba yifuza gutsinda hari ibyo nawe agomba kubahiriza. Rero ni byinshi cyane biba bigomba kubahirizwa mu ntambara, ni byinshi cyane, ariko ngiye kuvuga bimwe nzi umusirikare aba agomba kubahiriza kugira ngo yizere intsinzi ku rugamba. Kimwe mu bintu umusirikare aba agomba kubahiriza kugira ngo yizere intsinzi ku rugamba, icya mbere umusirikare agomba kuba afite intwaro. Nubwo hari ibintu byinshi aba agomba kubahiriza ku rugamba, ariko kimwe mu bintu nzi aba agomba kubahiriza, agomba kuba afite intwaro. Umusirikare kuba yaba adafite intwaro kandi ari ku rugamba, byonyine byamukururira gutsindwa. Abanzi be bakamukorera icyo bashaka kubera ko adafite intwaro. Ni ukuvuga ngo umusirikare ashobora kuzira gusa ko nta ntwaro afite. Kutagira intwaro kandi uri ku rugamba byatuma utsindwa urugamba. Icya kabiri, igishobora gutuma umusirikare atsindwa ntabone intsinzi nk'uko abyifuza ku rugamba, ni igihe umusirikare yaba afite intwaro ariko akaba atazi kuyikoresha. Umusirikare aramutse afite intwaro ariko akaba atazi kuyikoresha, byatuma atsindwa, kuko igikoresho yari kwifashisha kugira ngo arwane n'umwanzi amutsinde ntabwo azi kugikoresha, nubwo agifite ariko ntazi kugikoresha. Kugira intwaro ukaba utazi kuyikoresha rero ni kimwe mu bintu bishobora gutuma umusirikare atsindwa. Icya gatatu cyamaze kumenyekana gishobora gutuma umusirikare atsindwa ku rugamba, ni igihe umusirikare yaba afite intwaro ndetse no kuyikoresha akaba abizi, ariko akarangara ntabe maso. Ni ukuvuga ngo umusirikare ashobora kuzira kurangara byonyine, intwaro yarayifite ndetse azi no kuyikoresha, ariko umva ikintu azize: uburangare. Ni ukuvuga ngo kurangara byonyine bishobora gutuma umusirikare atsindwa urugamba kandi yari afite intwaro kandi yari azi no kuyikoresha.
ndagira ngo wumve ibi bintu bitatu bishobora kukururira akaga umusirikare ku rugamba akarutsindwa. Icya mbere ni ukuba adafite intwaro, icya kabiri ni ukuba ayifite ariko atazi kuyikoresha, icya gatatu ashobora kuba ayifite azi no kuyikoresha ariko akarangara, ubwo burangare bugatuma atsindwa ku rugamba. ndagira ngo wumve mu buzima busanzwe ibyo abasirikare baba bagomba kwitondera mu gihe cy'intambara. Ikindi kintu wenda navuga umusirikare aba agomba kubahiriza, umusirikare aba agomba kumenya uwo arwana nawe. Iyo umusirikare atazi uwo arwana nawe ashobora kugera mu bantu benshi agatangira kurasa abasivili adafitanye nabo ikibazo, ugasanga uwo arwana nawe aramuretse, bikaza gutuma wa wundi arwana nawe amugiraho ububasha akaba yamukorera icyo ashaka kuko si we yarashe, ntiyamenye uwo barwana ahubwo yagiye arasa abantu atarwana nabo. Umusirikare agomba kumenya ngo ninde turwana. Ikindi kintu kiba kigomba kubahirizwa cyangwa kumenyekana mu bintu bijyanye n'urugamba, umusirikare agomba kugira amakuru ku mwanzi we, akamenya hari amakuru agomba kumenya ku mwanzi we. Ugomba kumenya ngo umwanzi wanjye icya mbere ninde, wamumenye. Niba utamuzi ni ikibazo kuko ntabwo urarasa ahantu, ntabwo urarasa umuntu utazi. Ikindi nanone kandi ugomba no kumenya strategy akoresha mu rugamba. Iyo utazi strategy akoresha ni ukuvuga ngo uzahura n'ikibazo kuko ntabwo uzashobora kwirinda umuntu utazi strategy akoresha. Ugomba no kumenya strategy akoresha ku rugamba kugira ngo uzamenye ukuntu mwirinda n'ukuntu mukwepa n'ukuntu byitwaramo. Iyo utazi rero amakuru, utazi strategy akoresha, nacyo cyakubera ikibazo. Ni ukuvuga ngo hari amakuru ugomba kumenya rero ku muntu mu Rwanda. Ikindi ugomba kumenya aho yinjirira. Si ubwo utazi ahantu yinjiriye wamenya urugamba urushoza hehe. Baramutse baguteye baturutse mu majyepfo, wowe ukohereza abasirikare mu majyaruguru kandi baturutse mu majyepfo, urumva utahura n'ikibazo. Ugomba kumenya aho umwanzi yinjiriye kugira ngo abe ariho ujya kugira gute, nawe abe ariho ujya gutera. Ibi ni ibintu rero bigomba kumenyekana mu buzima busanzwe. Turacyari mu mubiri, ntabwo twari twajya mu mwuka. Muri make nakubwiye mu rugamba rusanzwe, intambara dusanzwe tuzi ibintu biba bigomba kubahirizwa kugira ngo hizerwe intsinzi ku rugamba. Rero tugiye rero mu by'umwuka. Twari turi mu buzima busanzwe, mu ntambara isanzwe ibigomba kubahirizwa kugira ngo hizerwe intsinzi ku rugamba. Noneho reka tujye mu mwuka. Mbere yuko tujya mu ntambara yo mu mwuka rero, reka tubanze tugire ibyanditswe dusoma tuza kwifashisha. Ibyanditswe tugiye gusoma icya mbere kiri muri Timoteyo wa kabiri. Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri kuva ku murongo wa 3 kugera ku wa 4. Haranditse ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Kuri 4 baravuga ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo bakinejejwe amwandikiye igisirikare. Turakomeje tugiye mu Bakorino ba kabiri, Abakorino ba kabiri 10 kuva ku murongo wa 3 kugera ku wa 4. Baratubwira ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ngo niturwana mu buryo bw'abantu, ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Ndagira ngo wumve. Noneho twajya mu Efeso 6 umurongo wa 12, niho batubwira ngo uwo turwana na wo wariwo. Baratubwira ngo ntabwo turwana n'ibifite umubiri n'amaraso, ahubwo turarwana n'imyuka. Uze gusoma mu Efeso 6:12. Rero reka tuganire gato kuri iyi ntambara yo mu mwuka kuko tubanje kuganira ku by'intambara yo mu buzima busanzwe, turangije tureba ibyanditswe. Reka tuganire gato ku ntambara yo mu mwuka. Intambara twavuze yo mu buzima busanzwe ni intambara igaragara n'amaso, ni intambara igaragara n'amaso umuntu ashobora kubona. Ariko iyi ntambara turi kuvuga, impamvu yitwa ngo niyo mu mwuka ni ukubera iki? Ni intambara itagaragara. Umuntu ashobora kuba muri iyo ntambara, ari muri iyo ntambara, ariko wamureba ntubimenye ko ari mu ntambara yo mu mwuka, ndetse nawe ubwo ushobora kubimubwira ntamenye ko ari mu ntambara yo mu mwuka. We akaba gusa hari ibibazo yisangamo, ariko ntamenye ko hari intambara atazi arwana mu mwuka. Benshi bakunda kubibona mu nzozi iyo baryamye basinziriye, akarota hari ibintu arimo kurwana nabyo, bimwe bikamutera ubwoba, akabyuka afite ubwoba, ariko ntamenye ko mu mwuka ari mu ntambara. Benshi bakajya bibona mu bibazo batazi. Iyi ntambara rero ibaho, ni intambara yo mu mwuka itagaragara. Ushobora kuvuga uti se mu buzima busanzwe
ko iyo umuntu arwana aba afite umuntu arwana nawe cyangwa se abamuteye, iyo mu mwuka uvuga itagaragaraho umuntu aba arwana nande. Hano rero uba urwana nawe ni umwuka, ni ukuvuga ngo ni satani uba ukurwanya. Satani rero ni umwuka, abadayimoni ni imyuka, ntabwo wabarebesha aya maso y'umubiri, ni ukuvuga ngo barebeshwa amaso y'umwuka. Bivuga rero ngo ni ukuvuga ngo ni intambara yo mu mwuka, kuko urimo urarwana n'ibinyamwuka utazi bihagurukiye ubuzima bwawe. Iyi rero ni intambara buri muntu wese arimo, ndetse nawe tuvugana wowe urimo kunkurikira uri mu ntambara yo mu mwuka. Intambara yo mu mwuka irarimbanije mu buzima bwawe, wabimenya utabimenya, wabyemera utabyemera, wabishaka utabishaka. Intambara yo mu mwuka irarimbanije mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo yatangiye igihe Satani yamanutse ku isi. Igihe Satani yamanutse ku isi niho handitse ngo dore ngo ijuru ryishime, ngo ariko isi ngigushije ishyano, ngo kuko Satani amanutse afite umujinya mwinshi, ngo kuko azi ko igihe cye ari gitoya. Kuva Satani yamanuka mu isi yahise atangiza urugamba rwo kurwanya umwana w'umuntu. Ni ukuvuga ngo ubu nawe uhanganye na Satani. Rero ni ukuvuga ngo rero nawe iyi ntambara urimo, nk'uko twavuze ko no mu ntambara yo mu buzima busanzwe hari ukuntu umuntu agomba kwitwara kugira ngo yizere intsinzi, no muri iyi ntambara yo mu mwuka nayo nuko. Nayo buriya hari uko umukristo agomba kwitwara kugira ngo yizere intsinzi mu ntambara yo mu mwuka. Uranyumvise? Ni ukuvuga ngo nayo ni intambara ifite amategeko, hari ibigomba kubahirizwa, hari ibigomba gukurikizwa, nk'uko no mu buzima busanzwe twabibonye. Reka rero dukompare na bya bindi twabonye mu buzima busanzwe. Twabonye ko mu buzima busanzwe umusirikare uri ku rugamba abaye adafite intwaro, byonyine byatuma atsindwa. Niyo haba hari ibindi bintu yubahirije cyangwa se afite, cyangwa se simbizi bimuriho, ariko gusa kuko adafite intwaro byonyine byatuma atsindwa intambara, kuko intwaro niyo yagakoresheje arwana n'umwanzi, none ntayo afite. No mu mwuka rero hari intwaro ikoreshwa mu kurwana n'umwanzi wacu ari we Satani. Iyo ntwaro urayizi? Iyo ntwaro ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana niyo ntwaro dukoresha turwana na Satani, turwana n'abadayimoni. Bivuga ngo reka nkubwire, nk'uko twabonye ko mu buzima busanzwe umuntu udafite imbunda, udafite intwaro adashobora gutsinda urugamba, no mu ntambara yo mu mwuka umuntu udafite ijambo ry'Imana ntashobora gutsinda intambara yo mu mwuka. Niba udafite ijambo ry'Imana muri wowe, ni ukuvuga ngo iyi ntambara yo mu mwuka witegure gutsindwa, kuko ni ukuvuga ngo ni intambara warwana ukoresheje ijambo ry'Imana. None ijambo ry'Imana ntaryo ufite muri wowe. Iyo umuntu adafite ijambo ry'Imana muri we ntashobora gutsinda intambara yo mu mwuka, kuko ijambo ry'Imana niyo ntwaro umuntu yifashisha arwana intambara yo mu mwuka, arwanya abadayimoni. Iyo rero udafite ijambo ry'Imana muri wowe, ibyo byonyine gusa birahagije kugira ngo utsindwe intambara yo mu mwuka. Mu Befeso 6:12 haratubwira ngo mwambare intwaro zose z'Imana, ngo kugira ngo mushobore 11 niho Abefeso 6:11 niho batubwira ngo mwambare intwaro zose z'Imana, ngo kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ni ukuvuga ngo uburiganya bwa Satani, ni ukuvuga ngo iyo umuntu atambaye intwaro zose z'Imana, iyo umuntu adafite ijambo ry'Imana muri we, uburiganya bwa Satani bumugeraho ku buryo bworoshye. Rero kutagira ijambo ry'Imana muri wowe ni kimwe mu bintu bishobora gutuma utsindwa intambara yo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo utegerezwa ugomba kugira ijambo ry'Imana muri wowe nk'intwari izagufasha kurwana n'umwanzi Satani, kuko niyo ntwaro bakoresha. Igihe Yesu yatewe n'umwanzi mu butayu, muribuka ko Satani yasanze Yesu mu butayu ashaka kumugerageza. Ndagira ngo uburyo Yesu yahanganye n'uriya mwanzi wari wamuteye mu butayu, yakoreshaga ibyanditswe. Satani yarazaga akabwira Yesu ngo haranditswe ngo, Yesu nawe akamubwira ibyanditswe. Ni ukuvuga ngo ntabwo Yesu yarwanya intambara dusanzwe tuzi z'umubiri, yarwanya akoresheje ibyanditswe, kuko ibyanditswe ijambo ry'Imana niryo umuntu akoresha arwana n'umwanzi Satani. Kabiri, twabonye nanone ko mu buzima busanzwe iyo umusirikare ashobora kuba afite imbunda, kuba gusa atazi kuyikoresha nabyo bikaba byatuma atsindwa, kandi yarayifite ariko kuko atazi kuyikoresha bikaba byatuma agira gute, atsindwa urugamba. No mu mwuka rero niko bimeze, buriya nuko abantu benshi batabizi. Reka mbabwire, birashoboka ko umuntu yaba afite ijambo ry'Imana ryinshi muri we, ariko akaba atazi icyo yakora umwanzi Satani aramutse amuteye. Hari abantu baterwa n'abadayimoni
noneho ugasanga umuntu afite ijambo ry'Imana ryinshi muri we, ariko yaterwa n'abadayimoni ntamenye uko ari bukoresha ijambo ry'Imana arwanya ibyamuteye. Ugasanga ntabwo azi uko yifata imbere y'abadayimoni kandi yujuje ijambo ry'Imana muri we. Ni bya bindi rero nababwiye ngo umuntu ashobora kuba afite intwaro ariko atazi kuyikoresha, ibyo bigatuma atsindwa urugamba. Uko niko umuntu ufite ijambo ry'Imana ryinshi muri we, uko niko umuntu ashobora kugira ijambo ry'Imana ryinshi muri we, ariko abadayimoni bamutera akaba atazi uko yifata, akaba atazi ukuntu akoresha rya jambo yirukana abadayimoni. Yesu we yamenye uko abigenza, yamenye ibyanditswe akoresha, nuko ahita yirukana abadayimoni, dayimoni aramuhunga. Nawe rero ugomba guharanira kugira ijambo ry'Imana muri wowe, ariko warangiza ukanamenya uburyo ukoresha iryo jambo ry'Imana wirukana abadayimoni. Kutamenya gukoresha ijambo ry'Imana muri wowe wirukana abadayimoni ni kimwe mu bintu bishobora gutuma utsindwa intambara yo mu mwuka. Gatatu, twabonye ko umuntu ashobora kugira intwaro akaba azi kuyikoresha, ariko kurangara byonyine bikaba byatuma atsindwa urugamba rwo mu mwuka, kuko yari afite intwaro azi no kuyikoresha ariko ararangaye. Ibi bishobora gutuma umwanzi amugwa gitumo akaba yasohoza umugambi we ku buzima bwe. Kubera iki? Kubera kurangara gusa. No mu mwuka rero niko bimeze. Mu mwuka dore ukuntu bimeze. Umuntu ashobora kuba afite ijambo ry'Imana ryinshi muri we, ndetse akaba azi no gukoresha ijambo ry'Imana yirukana abadayimoni, azi n'ukuntu abikoresha ijambo ry'Imana. Ariko umva ikibazo umuntu ashobora guhura nacyo. Hari igihe umuntu arangara mu buryo bw'umwuka. Umuntu ashobora kuba maso mu buryo busanzwe, ariko mu buryo bw'umwuka arangaye. Ugasanga Satani aramwinjiriye, ashohoje umugambi we ku buzima bwe kubera ko ari mu burangare. Satani rero afite ukuntu azana ibirangaza mu buzima bw'abantu kugira ngo barangarire ibyo bintu. Mu gihe barangaye aze kubagwa gitumo, asohoza imigambi ye ku buzima bwabo kubera ko bafite ibyo barangariye. Satani afite ibintu byinshi cyane akoresha arangaza abantu. Bamwe barangariye mu mafilime, abandi barangariye mu mikino, abandi barangariye ni byinshi cyane birangaza abantu. Izo ni ingero ndi gutanga, ni ibintu byinshi cyane birenga 20. Ni byinshi cyane Satani akoresha birangaza abantu, bigatuma ari byo bashyiraho umutima, akaba ari byo bahugiramo. Ugasanga Satani aragira ngo abagwe gitumo barangaye mu buryo bw'umwuka. Ubu rero wewe biragusaba kugira ngo nubwo ufite ijambo, ushobora kuba ufite ijambo ry'Imana muri wowe, wenda ukaba uzi no kurikoresha, simbizi uko bimeze, ariko ndagira ngo wirinde uburangare. Bibiliya iratubwira inshuro nyinshi ngo mube maso. Kuba maso ni ijambo rigaruka inshuro nyinshi muri Bibiliya. Habaho igihe umuntu arangara mu buryo bw'umwuka kubera ibirangaza Satani yamuzaniye akabihugiramo, ugasanga Satani ashoje imigambi ye kandi yari afite ijambo ry'Imana, yari azi no kurikoresha, ariko gusa ibirangaza Satani yazanye mu buzima bwe bigiye gutuma atsindwa intambara yo mu mwuka. Tugiye kuri ku cya kane kigomba kubahirizwa muri iyi ntambara yo mu mwuka. Hari akantu ushaka kubabwira. Ubundi umusirikare ku rugamba, abasirikare bagira icyo bita discipline. Hagira discipline za gisirikare zibaho no mu buzima busanzwe. Ibi ngiye kubabwira biri no mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe hari discipline za gisirikare umusirikare aba agomba kugira. Discipline ya mbere umusirikare agomba kugira, umusirikare agomba kurangwa n'ikintu bita umwete, courage. Ni ukuvuga ngo umusirikare w'umunebwe ntabwo urugamba yarushobora. Uyu uri umunebwe rwose ku rugamba, ibintu abasirikare bakora ni ibintu nabonye bisaba umwete. No mu mwuka, burya umuntu uri mu ntambara yo mu mwuka agomba kugira umwete mu by'umwuka. Uri kunyumva? Mu buzima busanzwe umusirikare agomba kugira umwete muri ruya rugamba rwo mu mubiri barwana. No mu mwuka umuntu agomba kugira umwete mu by'umwuka kugira ngo abashe gutsinda abadayimoni. Iyo rero ugize ubunebwe muri ibi bintu by'umwuka, ugasanga ufite ubunebwe bwo gusenga, ubunebwe bwo gusoma ijambo ry'Imana, ubunebwe bwo kumva inyigisho, ubunebwe bwo gukiranuka, ni ukuvuga ngo iyo ugize ubunebwe mu by'umwuka ntushobora gutsinda abadayimoni. Indi discipline ya kabiri umusirikare agomba kugira ni ikintu bita kubaha. No mu gisirikare gisanzwe kubaha, umusirikare agomba kubaha abamukuriye. Uko rero mu gisirikare gisanzwe abasirikare bagira ababakuriye kandi bakagomba kububaha, kuko umusirikare iyo atubashye umukuriye byamugiraho ingaruka. Kubera ko iyo utubashye ugukuriye ni ukuvuga ngo umurimo ukora uhura n'akaga. No mu mwuka buriya ushobora kutubaha ugukuriye mu mwuka, ugasanga kandi nanone uhuye n'ikibazo gikomeye kubera kutubaha umuntu ugukuriye mu mwuka. No mu mwuka donc hagomba kubaho kubaha abagukuriye. Wumvise? Ugukuriye wa mbere uri hejuru ya bose ni umwuka wera.
noneho hari n'abandi bayobozi yagiye aguha bagukuriye mu mwuka, nabo ugomba kubaha rero ni disipurine ya gisirikare igomba gukorwa no mu mwuka. Abagukuriye mu mwuka ugomba kububaha kugira ngo uzashobore gutsinda uru rugamba rwo mu mwuka. Disipurine ya gatatu ni kuba maso. Twayivuze, twabonye ko umusirikare atarangara. No mu mwuka habaho uburangare bushobora gutuma umurimo ukora utakugendekera neza kubera kurangara mu buryo bw'umwuka. Iyindi disipurine ya kane ni disipurine bita kwihangana. Umusirikare agomba kugira ikintu bita kwihangana. Wabonye ko n'imvura igigwa bakayihagararamo, ugasanga umusirikare ntiyagiye kugama kandi hari kugwa imvura nyinshi, kuko agomba kwihangana. Akazi akora karamusaba kwihangana. N'ibi bintu by'umwuka rero ni ibintu bisaba kwihangana. Ngira ngo twabisomwe mu byanditswe ngo twihanganire imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Muri uru rugamba rwo mu mwuka bisaba kwihangana, kuko hari ibintu bizahura nabyo bigusaba kwihanganira. Iyo rero umuntu adafite kwihangana, n'uru rugamba rwo mu mwuka ntago yarutsinda, birasaba kwihangana. Disipurine ya nyuma ariyo ni ukutagira ubwoba. Kutagira ubwoba rero ni umusirikare ntagira ubwoba, kuko umusirikare ahura n'ibiteye ubwoba, ariko agomba kutagira ubwoba, akizera imbaraga akorana nazo ko zizamufasha gutsinda. No mu mwuka rero umusirikare wa Kristo, umuntu urwana intambara yo mu mwuka, agomba kwirinda ubwoba, kuko ikiri muri wowe kiruta ikiri muri bo. Ntabwo ugomba gutinya abadayimoni, ugomba kutagira ubwoba. Umusirikare agomba kurangwa no kutagira ubwoba. Niba rero urwaniye intambara yo mu mwuka ufite ubwoba, abadayimoni bazagutsinda rwose. Ugize ubwoba, burya abadayimoni baba batangiye kukugiraho ububasha. Ugomba kugira icyo bita kwizera. Kwizera ni intwari izatsinda abadayimoni. Ngizo rero disipurine za gisirikare navuga. Cyokoza reka mvugemo n'akantu kamwe, kwirinda. Kwirinda nayo ni imwe muri disipurine za gisirikare. Umusirikare agomba kugira ibintu yirinda, kuko ntabwo agomba kugenda nk'abasivili. Burya umusirikare agomba kumenya ko ari umusirikare, ko atari umusivili. Hari ibyo agomba kwirinda. No mu mwuka rero harimo disipurine. Ni ukuvuga ngo mu mwuka naho hari ibintu ugomba kwirinda, ku buryo utabyirinze nabyo byagukururira akaga mu rugamba rwo mu mwuka. Turimo turasoza rero, turasoza tuvuga tuti twabonye ko umusirikare agomba kumenya iki uwo arwana nawe. Ibyo twabibonye. Niba umusirikare agomba kumenya uwo arwana nawe rero, ni ukuvuga ngo no mu mwuka tugomba kumenya ibyo turwana nabyo. Wari wabona umuntu urimo uhangana n'abandi bantu, atukana nabo, ari mu rugamba rwo guhangana n'abana b'abantu, aho kugira ngo ahangane n'imyuka ibakoresha, ahubwo niba ahanganye nabo. Ibi birakwereka ko uyu muntu atazi uwo arwana nawe. Kandi twabonye ko kugira ngo utsinde urugamba ugomba kumenya uwo murwana. Ntago ari abantu murwana. Burya babandi ubona bagukorera ibikorwa bibi, babandi ubona baguhagurukiye, babandi ubona bakurenganya, ntago ari bari urwana nabo. Wikomeza guhangana nabo bantu, ahubwo urimo urarwana n'imyuka iri kubakoresha. Ni ukuvuga ngo hari umwuka uri inyuma y'ibintu bibi bagukorera. Iyo rero ugiye guhangana n'abo bantu, aho kugira ngo uhangane n'imyuka ibakoresha, ni ukuvuga ngo ntuzurwana nawe. Ibyo nibyo bizatuma ushobora gutsindwa intambara yo mu mwuka, kubera ko utaramenya uwo urwana nawe. Bibiliya yatubwiye mu Befeso 6:12 ngo ntabwo turwana n'abafite inyama n'amaraso, ngo ahubwo turarwana n'imyuka. Bariya rero uhanganye nabo bafite inyama n'amaraso, kandi bakubwiye ngo abafite inyama n'amaraso si bo muhanganye, ahubwo urarwana n'imyuka. Ugomba kurwana urugamba rwo mu mwuka rero, ugomba kumenya uwo murwana nawe. Gatanu aho dushoreje rero, ni ukuvuga ngo twabonye ko hari amakuru ugomba kumenya ku uwo muhanganye, ku mwanzi wawe. Ugomba kumenya strategy akoresha kugira ngo ubashe kumutsinda. Ntabwo wakwirinda abadayimoni, ntiwakwirinda satani utazi strategy akoresha kugira ngo yinjire mu buzima bw'abantu. Ikindi twabonye ko ugomba no kumenya n'imiryango aho yinjirira, aho umwanzi yinjiriye ugomba kuhamenya kugira ngo abariho ushyira imbaraga nyinshi. Ni ukuvuga ngo n'umuntu agomba kumenya aho umwanzi yinjira. Niyo mpamvu tuziga imiryango 12 abadayimoni binjiramo batera ubuzima bw'umuntu, kuko iyo utazi aho dayimoni yinjiriye biragoye kugira ngo uzamwirukane, kuko utazi ahantu yinjiriye. Ikindi, iyo utazi ahantu yinjirira biragoye kugira ngo uzafunge umuryango kandi utazi ko aho hantu ariho yinjirira. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya aho abadayimoni binjirira. Ikindi, umuntu agomba kumenya intege nke ze, akamenya ngo satani akunda kwinjirira kuri uru ruhande mu buzima bwanjye. Iyo ibi bintu byose utabizi rero bishobora kugukururira akaga. Rero turashoje. Iyi ntambara yo mu mwuka tuzayikomeza. Tubonye wenda igice cya mbere, tuzakomeza twiga n'ibindi, kuko intambara yo mu mwuka ni ndende. Hari byinshi nzaguhishurira ku bijyanye n'intambara yo mu mwuka, ariko ngiye kugusengera kugira ngo ubashe guhagarara neza muri iyi ntambara yo mu mwuka, kuko ijambo ry'Imana rirakwizeza ko niwambara intwaro zose z'Imana utazagerwaho n'uburiganya bwa satani. Ni isezerano riri muri Bibiliya ngo niwambara intwaro zose z'Imana uburiganya bwa satani ntibuzakugeraho.
rero ngiye kugusengera kugira ngo iyi ntambara uyihagararemo neza, ibindi ku ntambara yo mu mwuka tuzakomeza tubiganire. Wowe icyo nkukangurira gusa no gukomeza gukurikirana izi nyigisho, naho Imana yiteguye kuguha intsinzi muri iyi ntambara yo mu mwuka. Mana ishobora byose, Mana ikiranuka, Mana yera, nsengeye uyu mugaragu wawe uteze amatwi iri jambo, ndakwinginze kugira ngo umushoboze, umuhe imbaraga zo gutsinda umwanzi Satani ahanganye nawe muri uru rugamba rwo mu mwuka rwana. Ndasenze kugira ngo umushoboze kuruhagararamo neza, umuhe intwaro zose zizamufasha kurutsinda, umuhe imbaraga, umwuka wawe wera abane nawe kandi amuyobore muri iyi ntambara kugira ngo abashe gutsinda, abone ibyiza byose biguturukaho. Ndagushimiye ko ugiye gukorana nawe no kumushoboza kugira ngo ibyo wagambiriye ku buzima bwe byose ubisohoze, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.